tariki ya 6 Gashyantare muri mwaka wa 2022 hano i Buruseli mu Bubiligi habereye igikorwa cyateguwe na Rina Mukandori, igikorwa yise soirée poétique, umugoroba w'ubusizi cyangwa abasizi, aho yamuritse ibitabo bye bibiri, bitabo bivuga ku busizi na resilience. Hakaba rero hari n'ababyitabiriye. Nyuma yaho twagiranye ikiganiro kigufi kugira ngo batubwire uko babonye, bumvise, bamurikiwe ibitabo bya Rina Mukandori, umukobwa w'umunyarwandakazi ufite imyaka 25, wiga muri no kaminuza ibijyanye n'indimi. Reka tubumve. Murakoze cyane Mable kudutumira no kutuganiriza. Nagize amahirwe muri urugendo rwanjye privé narindimo hano rwo kuba naje muri YLB, aho naje mu mugoroba w'ikiganiro cyari kiyobowe n'umwana w'umunyarwandakazi Rina, nk'uko maze kubivuga. Nahumvise amateka akomeye, nahabonye ababyeyi be tusanzwe tuziranye, ndetse mpabona n'umwana nabonye ukiri muto. Byamviriyemo gukurikira ibitabo bye, binsubiza mu buzima bwanjye bwite nkandusha abandi ariko nk'umunyarwanda, ndetse byongera binsubiza mu gihugu, inzira y'inzitane y'ibibazo twanyuzemo, twasigiwe n'amateka ndetse na jenoside yakorewe abatutsi. Ariko nanone binyereka ubuzima bwa benshi ngenda mpura nabo mu mirimo yanjye ya buri munsi nk'umwarimu wa kaminuza, cyane cyane urubyiruko, ariko cyane cyane urubyiruko n'imiryango duhura nayo mu kigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bigamije amahoro, mu muco wo kuganira ibintu tugenda duhura nabyo. Biranyereka iki rero? Icyo numvise, nabonye ishusho y'imiryango myinshi mu gihugu cyanjye nabo duhura nabo kenshi. Nabonye uburyo abana bavuka n'ukuntu barerwa. Narebye numvise cyane cyane ibiganiro bihuje abakuru n'abato, uko umwana agenda akura n'inyota bafite yo gusobanukirwa n'amateka ye, ndetse muri izo nzira harimo amateka meza ariko hakabamo n'amateka mabi. Izo souvenir mbi nazumvise, ndetse nibaza umwana ahura nayo mu muryango, ibijyanye n'umuco, ariko cyane cyane twumvise n'amateka y'abana bagenda bahura n'ibibazo by'ihohotera, ndetse ihohotera rishingiye ku gitsina. Ariko nanone nabonye inzira yo kongera kwiyubaka, naho umwana muto avoma. Yavomye mu muco nyarwanda, yavomye mu biganiro agira n'ababyeyi n'abakuru, ariko cyane cyane nabonye umwana uzi gusoma ibitabo byinshi bitandukanye, ndetse nabonye ibyo yasomye byo ku mugabane wo muri Afurika, mu Rwanda, ariko umugabane wa Aziya byinshi, ndetse avoma n'icyo abanyarwanda cyangwa se abana bato dusigaye tuvuga ngo biteye impungenge muri Hollywood, muri film. Yafashe aba-acteur cyangwa se ibyamamare muri filme, akajya avomamo ibyiza byamufasha kwiyubaka. Yongera agenda muri culture cyangwa se mu muco wabo muri Aziya, cyane cyane mu Buyapani, ahavoma imbaraga nyinshi zo kongera kwiyubaka, ariyo resilience wari umaze kuvuga. Biduha ishusho y'umwana w'umukozi ukora cyane, usoma, wihinga, ndetse akishakira inzira mu bintu byinshi ashaka kwiyubakamo. Nongeye kumva umwana muto wanze kurekura, wanze gushira amaboko hasi, akumva muri ibyo byose nta na kimwe cyamuhagarika, agomba kugira icyo akora, action. Ndetse avuga ati nta mpamvu yabihagije nabona yatuma ntagira icyo nkora mu buzima bwanjye. Ni ibintu numva nibuka yagiye avuga, ndetse byanditse muri iki gitabo ngiye kwihutira gusoma, bikaba bimpaye ishusho rero ikurikira. Byanyeretse uburyo uburere bwacu mu miryango bumeze, n'ukuntu umwana muto arerwa, ko akeneye urubuga rwo kuganiriramo n'abakuru, agahabwa urubuga rwo kuvuga ibimushimishije, akatubwira nanone ibyo afitemo doute, ibyo ashidikanyamo ni byinshi cyane, akanadusangiza uruhare inzira ari kunyuramo mu guhita mu mahitamo ye. Muri ayo mahitamo rero nabonye muri iyo nzira uko umuntu ahitamo icyo ashaka kuzaba cyo mu buzima bwe, aho ahagarikwa n'ibyo abakuru tubwira abato twifuza ko bakora, ariko nabonyemo nanone na za system. Yashatse kuba umuganga,
za sisiteme zimuhagarika mu byo ashaka gukora. Ariko muri iyo nzira ntaheranwe n'ayo mateka, ukabona avanyemo imbaraga zo kuvuga ngo ubwo ibi ngibi binanirane reka ndeba ahandi nagana. Ari naho yavanye imbaraga yo kuba umusizi, yo kuba umwanditsi, akaba yitegereza ibidukikije. Nakunze iriya shusho y'ikinyugunyugu y'ukuntu kiyubaka kikaba ikinyugunyugu inzira yabyo. Bitwereka umwana muto witegereza nature, witegereza urusobe rw'ibinyabuzima, ndetse bikamuberamo inspiration. Uko kutarangara, uko kuba umwana muto witegereza akahavana imbaraga, ariko nanone akamenya ko agomba gutera imbere. Yongeye kutwereka ishusho ya sosiyete irimo imigozi myinshi ituzize. Muri iyo migozi harimo imigozi y'urwango, harimo imigozi icyo yise chaîne de violence, ariko nanone aza kutwereka chaîne y'urukundo, cyangwa se imigozi y'urukundo yagombye kuzirika umuntu ku buryo imuganisha mu rukundo rusesuye, ari nahavoma imbaraga. Yitandukanya n'ikibi, yitandukanya na violence, atwereka neza ukuntu urukundo rushobora gutuma umuntu yibonamo imbaraga, akanavoma mu mbaraga za sosiyete. Mu myumvire isesengura, ari cyo kigo IRDP ikora, kwigisha abana bato gusesengura no kugira imyumvire isesenguye yimbitse. Iyo ni critical thinking ndi kuvuga. Iyo critical thinking rero nayibonye hehe, aho yatubwiye ngo nubwo umwana muto ashobora guhura n'ihohoterwa uwo ari we wese muri sosiyete, ntabwo ashobora kujeneraliza kuvuga ngo abantu bose ni babi. Nta nubwo ashobora kutubwira ati abagabo bose ni babi, kuko abo yagiye ahura nabo benshi bagiye bahohotera abana b'abakobwa bari abagabo. Yanga kwita ko ihohoterwa ari abagabo bose barikora, ashakishamo imbaraga z'urukundo zo kumenya ikiza kiba mu bantu bose. Ariko no mu bana b'abakobwa yanageza aratubwira ati ihohoterwa burya ntabwo ari iry'abakobwa gusa, harimo ihohoterwa rikorerwa n'abahungu. Ibyo byose muri iyo nzira, kubona umwana uri kuri iyi myaka ushobora gukora iyo distinction, agasepara ibintu, ntafate ibintu byose muri rusange ngo abyitiranye, ngo abyitirire, ahubwo agasesengura kugira ngo ashobore kugana imbere. Ibyo byose byatubereyemo isomo cyane. Ikindi navuga muri iyo nzira ni nko kubona umwana wamenye ko gukira uwa mbere ugomba kubigiramo uruhare ni wowe ubwawe, ni umuntu ku giti cye, ariko akamenya aho agomba kuvana imbaraga. Mu buzima bwacu habamo za declencheur, habamo imbarutso zitubera imbaraga zo kugana imbere. Ntabwo ushobora kubyumva udafite gutuza muri wowe. Yatweretse gutuza n'umurimo mu buryo butarekura, mu buryo buhoraho. Ariko yanatweretse umwana muto ufite mission, ndetse byaje no kunyereka ibyo dukora muri RDP, icyo twita recherche action. Mu byose yagiye asoma byamufashije kumva ibibazo bye personnel, yumva ibibazo biri muri societe, ariko akanavuga ati hari ikintu kigomba gukorwa, l'action. Ni ibintu rero navuga muri makeya, ku buryo yanatubwiye ati j'aime les défis. Abana b'urubyiruko rw'iki gihe, reka tube inspiré n'ibyo umwana yatubwiye. Hari ubwo ubona défi z'ubuzima cyangwa se challenge cyangwa se ibibazo umuntu ahura nabyo, ugashaka kubitwikira ukabikwepa, nyamara uko ugenda ugana imbere ugenda uhura nabyo. Yatubwiye ngo reka tubirebe amaso mu yandi, tugire icyo dukora kugira ngo tubitwikire. Yanatwigishije umuco wo gusoma. Umwana muto nk'uyu wanyuze muri zo literature, navuze ko ari ubumenyi yavomye muri literature y'abafrancophone cyangwa se mu bandika mu Gifaransa, avoma mu Cyongereza, avoma mu mbuga nkoranyambaga twita ngo nimbi. Ariko yatweretse ko imbuga nkoranyambaga cyane cyane YouTube na nizo reference yaduhaye, ko abantu bashobora kujya bamenya guhitamo ibibafasha kugira ngo bubake. Yaduhaye umukoro ukomeye rero nk'Abanyarwanda, ariko n'abana bari hano barizi mu nzira z'amahanga, ku buryo uyu muco wo kuganiriza abato, uyu muco wo kuganira abato ku bandi, kugira ngo bakurane uwo muco w'amahoro, ari nako kakagozi k'amacakubiri, akagozi k'ibikomere, tugomba gutandukana nabyo tukajya mu nzira y'urukundo. Byanyeretse nanone ukuntu urubyiruko ubwabo bifitiye langage yabo, banafite na za instrument bakoresha. Nabonye YouTube, nabonye ubugeni,
ari nabyo YRDP isigaye ikoresha ubu ngubu, ukuntu ubugeni bushobora gufasha guhuza benshi no kuganiriza benshi kandi ubwabo bakiyoborera ibiganiro. Murakoze cyane. Urakoze Aimable Karirima. Mu by'ukuri nabibonye nk'uko benshi babibonye, byabaye byiza kubera ko yagaragaje mu by'ukuri rwose yagaragaje ikintu cy'ubuhanga mu myandikire ye, mu magambo ye, cyane cyane mu bisobanuro bye. Ariko igitangaje nk'umubyeyi ni uko burya utunga ubyara umwana ukamurera agakura, ariko ntabwo umenya neza uwo ari we mfite. Ubu nibwo utangiye kubona uwo ari we no kumenya icyo n'urugendo wakoze n'umurimo wakoze. Ubu rero nk'umubyeyi nyine uba wishimye kandi shimira Imana kubera ko ariyo ituma mubaho, igatuma mugera aho mugera. Ni ibintu bishimishije cyane cyane ko ari mu gice cy'ibyo nakwita kwandika, gusobanura. Yigeze no kubivuga, nayo ni ibintu dukunze byo mu muryango niko navuga. Hanyuma birashimishije, ni intera ishimishije ku mubyeyi wese byamushimisha. Ariko uretse n'umubyeyi, urebye ni igikorwa ubwacyo ni cyiza, aho ageze mu myandikire n'imisobanurire n'imisesengurire y'ibintu, biri ku rwego rushimishije. Murakoze. Uyu munsi namuritse ibitabo byanjye bibiri. Ndashimiye cyane abantu bose baje kuntera inkunga, abaje kuri sene nanjye, abari bahari rwose mwanyeretse urukundo rwinshi. Ndabashimiye cyane kuba mwaje rwose. Byari byiza kubona reaction y'abantu ku magambo yanjye, kubera ko nsanzwe mbona ibitekerezo byanjye gusa na reaction y'abantu bari bo hafi, ariko ubu nabonye n'abantu benshi. Ndabashimiye cyane mwese kubari bahari, kubanteye inkunga n'abashatse kuza ntibabashe kuza, bose ndabashimiye cyane. Watubwira muri make ibyo wavuze? Ibyo navuze kuri thème ya résilience, ku bantu par exemple bagira ikibazo cyo kutagira self confidence, kutigirira icyizere. Navuze ku bantu ko bishobora guhinduka, atari ibintu nimba mushaka ko bihinduka, ni ibintu umuntu ashobora kwiga akarenga, akabasha no ngewe nabashije guhagarara imbere y'abantu nkababwira, kandi ni ibintu ntabashaga gukora mbere. Navuze n'indi teme navuze n'indi teme yo mu kindi gitabo cyitwa Chains cyangwa Les Chaînes. Muri icyo gitabo mvuga impamvu ari ingenzi kujya gukora ibyo umuntu ashoboye byose kugira ngo akire ibisebe byatewe no gufatwa ku ngufu. Byaba yarabaye ikintu nibandaho cyane ni igihe ibyo bintu byabaye iyo umuntu ari umwana, ariko message yanjye nashaka kuyiha n'abantu bose, abari bo bose bagize icyo kibazo, ko nashaka kubabwira ko nimba ndashaka kubatera imbaraga, kubaha motivation ngo rwose mushobora kubikira kandi mushobora no kugira ubuzima bwiza nubwo bwose byabaye. Ntabwo ubuzima bwanyu mugomba kubulimita kuri icyo gihe, kuri icyo kintu cyababayeho. Ibi bitabo byawe biboneka hehe? Pour l'instant ntabwo ndakaya page kuri Amazon. Rero abantu bashaka ibitabo banyohereza message bakama coordonnées zabo, adresse, kugira ngo mbashe kubibohereza, nkabaha n'andi ma information yose ibindi, ariko nzagira uko nshoboye kose kugira ngo iyo page Amazon iboneke vuba.